Amazina nitwa Tuyishime Jean Claude, umuvugabutumwa ukorera muri Itorero Methodiste Libre Rwanda, Conference ya Kibogora, Paruwasi ya Kinyinya, ishuri ni Muraza. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana riteganyijwe cyangwa se rifite intego ndibuze kubabwira, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Imana Data wa twese urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe kubwo kurindwa kwacu, bitavuye yuko ari icyubahiro dufite, ahubwo bivuye ku mbaraga n'urukundo dukunda. Turakwinginze ngo mu uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ijambo ryawe rigira icyo rihindura mu mitima y'abantu, kandi rigire n'icyo risenya n'icyo ryubaka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo turi buze gusanga mu gitabo cya Zaburi y'105 ku murongo waho wa 19. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umurongo wa 19 haravuga ngo, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Iri jambo rifite umutwe narihaye uvuga ngo hagati twarahahishwe. Iri jambo iyo urisomye neza ugasoma inkuru zirimo, usanga ari ijambo ryerekeza ku buzima Aburahamu yabayemo, Imana imusezeranya isezerano yuko izamuha urubyaro. Imana irabimubwira, ariko kugira ngo iryo sezerano rizasohore yabanje guhura n'ibigeragezo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo urisomye ukarisesengura, usanga iyi Zaburi ibitubwira neza. Ni Zaburi itangira ivuga ibintu bifatika, igatangira ivuga ngo nimushimire Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Ni ukuvuga ngo iyo uyisomye usanga itangira ibwira abantu gushima Imana, ariko hagati wagerayo ugasanga Imana yasezeranyije Aburahamu ibintu bijyanye n'imigisha, ibintu bijyanye n'ubuzima bwe, ibintu bijyanye n'icyerekezo cye, ariko haza kubaho ikibazo cyo kuvuga ngo isezerano Imana igusezeranyije, ese ni ngombwa ko ako kanya ihita irisohoza, cyangwa urabanza ugaca mu nzira y'ukuntu uzakira ibisubizo by'Imana? Iyo usomye usanga baravuze ngo nimuririmbire Imana, muririmbire Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Uyu munsi turashima Imana ko Imana ikomeje kuturindira mu cyorezo cya coronavirus, icyorezo cyahitanye abantu batari bake, ariko wowe uriho nanjye uriho. Reka dushime Imana kandi dushimire Imana yuko ibyo yadusezeranyije izabisoza. Imana isezerana na Aburahamu yarabanjije imusezeranya yuko igihugu ise avukamo, igihugu ise Tera yavukiyemo, atari igihugu Imana izamuheramo umugisha. Hari igihe Imana ikwitegereza ikabona ko atari ngombwa ko iguhera umugisha ahantu wavukiye. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo mbere ya byose ngiye kubanza ngirane nawe isezerano. Isezerano ngiye kugirana nawe nuko uyu munsi nitegereje iso Tera, igihugu yavukiye muri Uri y'Abakarudayo, ntago ari igihugu nzaguheramo umugisha, kuko na Sotera niho yaguye. Imana idushima Imana yuko imenya ejo hacu ko hazaba hameze, ikamenya nayo idutegurira aho tuzaba. Nyuma y'ibyo Imana ihamagara Aburahamu, yaramuhamagaye yitwa Aburahamu, ntago yigeze imuhamagara yitwa Aburahamu. Yaramubwiye ngo Aburahamu, ndashaka ko uva muri Uri y'Abakarudayo ukajya mu gihugu nzakwereka, aricyo gihugu cya Kanani. Imana iramubwira ngo siga byose, usige so na nyoko, usige ibintu byose, unkurikire n'umugore wawe Sarayi. Ni ukuvuga ngo ari ibintu Imana igikora mbere yuko iguha umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo igiye kuguha umugisha
icyambere kurusha ibindi irabanza ikaguhamagara. Iyo imaze kuguhamagara irakwibwira. Iyo imaze kukwibwira igusezeranya isezerano n'impamvu iguhamagaye. Yamara kugusezeranya ikaguhindurira amazina. Aho ngaho guhindurirwa amazina, Imana ihamagara Aburahamu yamubwiye ngo va muri Uri y'Abakarudayo, numara kuva muri Uri y'Abakarudayo ujye Kanani, ngo kandi nugera Kanani niho nzaguhera umugisha kandi nzaguha ibindi utatekereza ko nzaguha. Ibindi cy'akarusho iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga. Aburahamu atangira kwibaza mu myaka ye 75 yari afite ukuntu azabyara, ukuntu azaba sekuruza w'amahanga, na Sarayi yarashaje. Ntago Imana ireba igihe umaze mu kigeragezo, ahubwo Imana ireba icyo yavuganye nawe kugira ngo izagisohoze. Iyo usomye mu Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 15 ugasoma umurongo waho wa 5, uhasanga amagambo meza cyane avuga ibintu bitandukanye. Ukuntu Imana iramubwira iti ninge wagukuye muri Uri y'Abakarudayo. Mu Itangiriro 15 ku murongo wa 5 kugeza 7 iramubwira ngo ninge wagukuye muri Uri y'Abakarudayo, maze gukura muri Uri y'Abakarudayo nzanywe no gusoza isezerano nasezeranye nawe. Aburahamu yamaze imyaka 10 ataragira ikintu na kimwe abona. Agihaguruka iwabo yatangiye guhura n'ikibazo cy'inzara, ariko akomera ku ijambo ngo hari Imana yavuganye nanjye mbere y'uko iyi nzara ibaho. Turashima Imana ko Imana yavuganye natwe mbere y'uko korona itangira, ari nayo mpamvu uyu munsi turi amahoro. Iyo ijambo rivuga ngo hagati Imana yarahaduhishe, Imana yasezeranyije Aburahamu ko izamuha umugisha, imuhisha ko azahura n'ikibazo cy'inzara, imuhisha ko azahura n'ikibazo cyo kumara imyaka irenga 20 atarabyarana na Sarayi, imuhisha ibintu bitandukanye ko azageragezwa mu rugendo, irabimuhisha. Ariko Imana irebye kwihangana kwa Aburahamu iraza iramubwira ngo Aburahamu amaze kugira mu myaka ye 99, Imana yamusanze ahari iramubwira ngo Aburahamu nje gusoza isezerano nasezeranye nawe. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo komera ku isezerano, kuko Imana irashaka gusoza isezerano yavuganye nawe. Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu first, icyambere ndashaka kuguhindurira izina. Iramubwira ngo nagukiri Aburahamu ahubwo ubaye Aburahamu. Aburahamu bisobanura sekuruza w'amahanga. Ihamagara Sarayi iramubwira ngo nagukiri Sarayi, nawe nguhinduriye izina ubaye Sara. Nukuvuga ngo batangirana n'umunezero wo guhindurirwa amazina. Iyo igisubizo cy'Uwiteka Imana kigiye kuza, Imana iratangira ikaguhindurira amazina. Imana iyo mu ijambo nashatse ko tuvugaho mu minota mike, ni ijambo nk'uko umutwari uvuga ngo hagati twarahahishwe. Imana igusezeranya ko uziga ukiga ukarangiza, ariko ikaguhisha ko mu kwiga kwawe nunarangiza diploma uzabona utazayibonesha akazi. Imana igusezeranya ko izaguha umugore, yarangiza ikaguhisha ko mutazabyarana. Ikagusezeranya ko izaguha umugabo, ikaguhisha ko uwo mugabo azajya aragutera inkonji mu buriri. Hagati twarahahishwe. Imana idukomereze hagati, kuko Aburahamu yagerageje kwihangana, hagati haramugora, aryamana n'umujakazi we Hagari, babyarana umwana Ishimayeli. Imana niyigeze ihindura isezerano yasezeranye nawe, ariko igarutse imusoreza isezerano. Nukuvuga iramubwira ngo mu gihe gisa nk'iki, afite imyaka 99, uzaba ufite umwana w'umuhungu uzamwite Isaka. Imana ibigenza neza. Aburahamu abyara umwana Isaka amubyaranye na Sara, amubyara bafite imyaka 100. Aburahamu afite imyaka 100. Uyu munsi soza ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, nashaka kukubwira ngo icyo usabwa ni kimwe, nuko wakomera ukihangana ugakomera ku isezerano Imana yasezeranye nawe. Iyo urebye Abisirayeli, Imana yarababwiye ngo nzabakura mu gihugu cy'uburetwa mbajyane mu gihugu nabasezeranyije ari cyo Kanani, ariko ibahisha ko bazamara imyaka 40 bari mu butayu. Ariko abagerageje kwihangana nibwo Imana yabwiye Mose ngo wowe icyo ngusaba ni kimwe, ugenda ubambwirire ngo ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito uburetwa bukarangira. Soza nifurizaga buri wese wumvishije iri jambo ry'Imana mu gukomera akaba hafi y'Imana. Nukuvuga ngo Imana idukomereze hagati, idukomereze mu bibazo dufite, idukomereze mu ntambara turwana nazo, kandi ndifuza ko waba hafi y'Imana, nuba hafi y'Imana kure y'ibyaha. Imana iduhane umugisha. Shalom. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana
urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Igitondo cy'uyu munsi tuzamuye isengesho rivuga ngo abana bawe udukomereze hagati, nubwo hagoye ariko uduha imbaraga zo kwihangana. Nidushoje ibi ngibi tuzabashe guhabwa ubugingo burahoraho n'iteka ryose. Amen.